Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. Mpawe ubutumwa bukomeye uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2024. Uwiteka kuntumyeho, ndabwiwe ngo ninkubwire ngo Imana yumvise kurira kwawe, Imana yumvise gusenga kwawe. Sinzi ibyo uri musengera, sinzi dukeneye ko Imana yakora mu buzima bwawe, ariko ngo ufitiye ubutumwa buvuga ngo Uwiteka yumvise kurira kwawe, yumvise gusenga kwawe, azanye ubutabazi bwihuse. Turasoma ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 7. Ijambo rivuga ngo Uwiteka arambwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egypt, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Icyakurizaga, icyatumaga usenga, anje kubwira ngo Imana yumvise gusenga kwawe, ibyo wasengeye imyaka ishize, ibyo umaze igihe urimo usengera, Uwiteka yumvise gusenga kwawe. Ndasenganye nawe ngo imbaraga y'Imana ikuzeho, ndasenganye nawe ngo amavuta y'Uwiteka gutwikire. Mbonye marayika wari ufite mushwari, mbona aguhanaguye amarira ari ku maso yawe. Imana iguhanaguye amarira ku maso yawe. Uwiteka arabonetse, Uwiteka yumvise gusenga, Uwiteka yumvise gutaka, utakishwa n'uburetwa, utakishwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ijwi ryawe ryumvikanye, ryageze hejuru ku Mana. Sapoti yawe iraje. Ndimo mpanura uko ntegetswe muri iri jambo. Nagiye kubona mbona abamarayika bagera muri 94, mbona baje ku mafarashi y'umweru, mbona bagenda bahagurutsa buri muntu wese ahantu yari yicaye, kandi nkabona bamuhaye imfunguzo. Izo mfunguzo nabonaga ari ndende cyane, nkabaza ngo bisobanuye iki. Imana ikavuga ngo igiye gutanga ubutsinzi bw'igihe kirekire. Igihe cy'ubuzima bw'amano kirarangiye, igihe cyo kuvuga ngo ejo bizagenda gute kirarangiye. Wakire ubutsinzi budasanzwe mu izina rikomeye rya Yesu. Wowe rero ukeneye kujya ubana natwe buri gicuku mu isengesho ry'umunsi, utwandikiye kuri WhatsApp kuri 0788 305388, ndetse kandi nawe udahwema gusharinga iri jambo. Aba Soul Healing aho muri hose n'inshuti, ndagira ngo mbabwire ngo mu minsi mike murimo murabona imbaraga z'Imana, mugiye kubona imbaraga zibakorera ibikomeye, kandi abantu benshi bazumirwa bibaze ngo Uwiteka abigenje ate. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ngo nawapenda sana.